ayisirika ngo ikaze nizere kumeze neza none reka nkubwire ko wamaze kugera kuri Warasio TV Rwanda. So right now ndagira ngo muze turebere hamwe hanyuma twitse ku ndirimbo ya blues melody bayita selubula. Indirimbo nziza byatari, reka nkubwire ngo indirimbo imaze hafi umunota. Ikiganiro ubwo twagisohoraga nibwo yari isohotse, hanyuma abantu benshi bakomeje kwibaza bati se iyi ndirimbo ya blues melody abantu bayifate mu ruhe rwego, bayifate impamvu mvuze gutyo, hari abantu benshi batangiye kuvuga ngo blues melody iyo ukurikije ama lyrics y'iyi ndirimbo hari benshi yabwiraga ndetse iza nkaho yaba ari true story. Ariko before twinjira ku bijyanye na lyrics z'indirimbo, reka tubanze turebere hamwe ese iyi ndirimbo ya blues melody yakiriwe ite. Mu bigaragara uburyo yakiriwe, ni indirimbo nziza cyane ndetse ifite amashusho meza byatari. Nahoze kare tuganira kuri iyi ndirimbo igiye iri busohokere, ariko mu by'ukuri blues melody wagira ngo yatwumvaga arangije ayirekura nonaha. Bamwe rero mu bafana ndetse n'abakunzi ba blues melody bavuze ko iyi ndirimbo ishobora kuza kurenga izindi ndirimbo zose yakoze. Bishatse kuvuga ko uyu muhanzi yaba aciye agahego ko gukora indirimbo, ndetse abenshi bavuze bati miliyoni iruzura umunsi utarashira. Umunsi utarashira. Ni indirimbo kandi abantu benshi bakomeje kugenda bashima. Ugiye muri commentaire kuri YouTube ukagenda ndetse n'ahandi ku yandi ma platform ya blues melody, urabona yuko ni indirimbo nziza pe, ni indirimbo nziza cyane. Hanyuma iyi ndirimbo ngo yikoraga ngo yari afite inkuru ashingiyeho, ndetse abatangiye kuvuga yuko iyi nkuru ari true story ngo ntago mu by'ukuri bagiye kure y'ibyo batekereje. Uyu nguyu Bruce Melody rero nyuma yo kurekura iyi ndirimbo yise selubula, aho avuga ati aho anyuzamo akavuga ati niba hari umuntu urusha ikofi wimuhutaza, ahubwo mubanire neza, ati kuko nawe ejo ashobora kuba byashamo bikagenda neza cyane. So ni indirimbo nakubwira ngo wowe genda ukurikire uyirebe, iri kuri YouTube channel n'ubundi ya Bruce Melody ukunda gushyiraho ibihangano byiwe. Icyo nakubwira cyo komeza ube hafi yacu, ndetse ukomeze ukurikire n'amakuru tugenda tukugezaho. Icyo nakubwira cyo ni indirimbo nziza cyane, ndetse Bruce Melody nyuma yo kurekura indirimbo nk'uko nabikubwiye yavuze amagambo akomeye, yavuze ati it's a big hit. Nawe ubwe yabyivugiye it's a big hit. Ku murongo wa telefone ntabwo Bruce Melody yagerageje kuboneka, ariko yakoresheje ubutumwa aravuga ati ni indirimbo nshya nishimiye gusohora cyangwa se kurekurira abanyarwanda nyuma y'igihe kitari kinini nanone muri bya bitwenge bye, atari ko byari ngombwa yuko iyi ndirimbo nyirekura hanyuma abantu bakayumva ndetse bakaba bakumva n'ubutumwa nashatse kuririmba. Ndamubaza ni selubula ubundi wari ushatse kuvuga iki, abanza guseka arambwira ati iyi ndirimbo ati iyi ndirimbo nawe urabyumva ni selubula nyine, twishime tunezerwe, ndetse ubuzima ni nkaho kuvuga ngo ubuzima ni bugufi, ahubwo twirinde ibintu bya zizi n'iki, ahubwo duselebure twishime. Ngayo nguko Bruce Melody ateganya kujya mu ma different interview nyuma y'indirimbo imaze kurebwa n'abantu barenga 12,000 mu gihe kitangana n'isaha ntabwo iragera. Indirimbo iri kugenda irebwa cyane, we nakubwira ngo ukomeza utube hafi, ukomeze ukurikire ibiganiro. Urabona video y'iyo ndirimbo ni video nziza byatari, ni video nziza nanjye nakunze ku ruhande rwanjye kubera ko ifite ukuntu iteguye, urabona ukuntu abantu babyina, ni byiza pe. Thank you so much your boy MC Robert.